Uno munsi rero twagarutse tuje kubabwira, hari benshi muri kumbwira ikibazo mufite ukuntu fone zawe ziri gufotora ifoto mbi. Hari uwabinyandikiye anambaza ku kibazo nacyo tugiye gukorera rimwe, cy'ikibazo kivuga ngo hari umuntu afata videwo, yamara gufata videwo ugasanga hajemo cya kintu cyo kuba hari aho urumuri rwagabanutse ahandi rukiyongera. N'icyo kibazo ngiye kukwereka ukuntu wabasha kugikuramo ku buryo utazasanga fone yongeye gufata videwo ukajya usanga urumuri rwiyongera rurigabanya. Icyo kintu rero nicyo tugiye gukuramo, tukakwereka n'ibisabwa kugira ngo kivemo. Niba uri mushyashya tuguhaye ikaze kuri uno muyoboro wacu wa YouTube, reba niba wakoze subscribe bafunguye inzogera kugira ngo buri video yose dusizeho ujye ubasha kuyibona. Hano rero kwigisha ibijyanye na telefone, niba ari ubwa mbere uhageze turagusanga ukore subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zinshi zitandukanye. Mbo rero urafungura kamera yawe urayifungura, urazamuka ufungure kamera benshi barayifite, ushaka wayisacinga hejuru mu gihe utari kubasha kuyibona. Ngiyi urayifungura, ukimara kuyifungura ikindi kintu kiri bube cyangwa kiri bukurikireho wenda navuga ngo cy'ingenzi, urayituza hano handitse hano hejuru, urayituza hano hejuru handitse ngo setting. Hano ngiye gukwereka ukuntu izajya ifotora neza ku buryo bwiza kandi ifoto ikaba ikeye. Wabibonye ko iyo ari setting ya kamera. Rero hari igihe usanga ufashe videwo ugasanga videwo ufashe hari aho iri kugera urumuri rwose ugasanga rwagabanutse, ugasanga videwo yawe ntikeye, cyangwa wafashe ifoto, iyo foto bitewe n'ukuntu hano ngaha muri setting haregeye nabi, ukajya usanga uri gufata ifoto, wamara gufata videwo ugasanga uri kuyifotora uri kuyibona ukabona foto ni nziza, ariko wamara kuyifotora ukabona ni mbi. Ibyo bintu rero ngiye kubifasha byose mbigusobanurire, nkwereke n'ukuntu wabikuramo. Ikintu uri bukore rero kindi, uraza hano ngaha handitse ngo ngiye kubasha kugusobanurira izi setting, numara kuzigusobanurira ahasigaye. Hano rero hambere niho tugiye kwanza duhere kugira ngo picture yawe ize kuza kuba ikeye. Uraza hano handitse ngo picture size, hano ngaha urahakanda. Ukiyakanda rero uhitamo ino size ya mbere. Nge nuko ino setting mba nayifashe nkayigira ute, nkayifata nkayesitara neza. Urahitamo ino setting ya mbere, noneho uraza kumuhita umanuka hasi, mbakwereke. Uraza guhita umanuka hano handitse ngo dare pictures. Hano urareba aka kantu ko wakunda ufata ifoto ikamara igihe kiri kwirodinga, nyine ikirindira iri kubara. Hano rero ushaka kubishyiramo cyangwa ukabikuramo aba ari ubushake bwawe. Mbo twakomeje, noneho hari ahantu handitse ngo finger sensors. Hano ngaha ngo finger sensors. Hano ngiye gukwereka izi features ndabizi neza ziragufasha niba wagiraga phone yawe ifite ifoto mbi, tutitaye ku bwoko bwa yaba Airtel Imagine cyangwa iyo sigira ino setting, uragenda ino setting uyikore gutya ndi kukwereka, urebe ko phone itazajya ifata video nziza cyangwa ifoto nziza. Uraza rero hano ngaha ni muri cya gihe uri gufata, ariko kuba uceretse phone zifite ama fingerprint, izidafite fingerprint ntago zakunda. Bisaba ngo kuri ya phone ifite fingerprint, hano ni kwa kundi ufata ifoto ukojejemo fingerprint, ifoto igahita yifata. Rero twakomeje, urahita uzana hejuru hariho hanyuma, hano handitse ngo touching pictures. Hano rero ni kwa kundi ubasha kuba ubwawe wafata ifoto ariko kamera ikaka, ugasanga nyine ufashe ifoto itoroshye riratse. Hano rero aka kantu utakavivu usanga ufashe ifoto mbi kandi itagaragara. Urareba niba wakavivuye kano ngaka. Ahasigaye urahita umanuka hano ngaha handitse volume customer. Aha rero tugiye muri za zindi za general za zindi za video, babandi bafite ikibazo cya video. Uraza hano ngaha handitse ngo aha rero ni kwa kundi ahandi ushaka kuzuminga kugabanya, ibyo byo ntabwo wabikenera, ahubwo ikindi kintu uri bukenere kindi nahanditse ngo guide. Ahangaha aka kantu rero niba wakavivuye kano ngaka ka guide, aka
urebe niba wakavivuye. Numara kuba wakavivuye, ahasigaye ndakeka bizaba bigize ute, bizaba birangiye. Urasubira inyuma uzi hano handitse ngo filter, hano ubona ko gutya hano iri gufotora ifoto nziza, urahita uza hano handitse ngo, hano hejuru handitse ngo filter. Njye kamera nabaye nk'uyishyizeho akantu kugira ngo hataza gusanga ugaragaje ibyo udakeneye cyangwa ibyo udashaka. Hano ngaha rero kuri filter ikintu kiri bube, numara kuza hano kuri filter, hano ngaha baguhitishamo ifoto uri gufotora ukuntu izaba imeze n'ukuntu izaba iri kugaragara. Iyi ngaha rero fone yawe ndakeka uhita uzana aha ngaha. Aha ngaha naho, aha wowe ushaka wahihorera, ariko gutya ndakubwiza ukuri yuko fone yawe irajya ifotora ifoto nziza kandi ndetse igaragara. Niba wahora gufotora ifoto mbi zidakeye cyangwa zitagaragara, uno munsi nkweretse ukuntu wabasha gufotora ifoto nziza. Niba utari ubizi, isi impamvu fone yawe ishobora kuba yifotora nabi. Twamaze ku kibazo cya kamera, noneho tugiye kureba ku kibazo abenshi n'uwo mwarimu ufite ukuntu wakeditinga wakora amafoto nka kuriya. Nk'ari amafoto ubonyeho nawe ukabasha kuba ayo mafoto nawe asa neza. Mbere na mbere uraza ufungure ifoto ushaka kweditinga. Izi foto ushaka kweditinga ni iyihe, ikoze ute? Uraza rero ufate iyo foto uyihitemo niba ari iyi. Niba ari ino foto urahita uza ukande hano ngaha. Twakomeje twari tumaze kureba impamvu ukuntu fone yabasha gufotora neza, kuko hari abantu usanga benshi bafite telefoni nziza ariko zikaba zifata amafoto nabi. Icyo kibazo twamaze kugikemura. Noneho tugiye guhedita. Noneho iyi foto twamaze kuyifotora, turashaka kuyeditinga kugira ngo iyo foto ize kuza kubisa neza. Urahita uza hano ngaha hasi, hano ngaha kuri aka kantu kari aha ngaha hasi, uraza uhakande. Ukihakanda urahita ubona izi features nyinshi zigiye zitandukanye. Yaba ino features ya mbere, iyi ngiyi yanditseho filter, n'iyi bita edit, n'iyi bita adjust, n'iyi bita text, n'iyi watermark. Ikintu rero ubukore kindi, uraza hano ngaha handitse ngo filter. Tugiye kubanza foto, ese turebe hano muri filter havuze iki, hano muri edit havuze iki, hano muri byose twashikotwa. Hano muri filter wakibaza ngo hateye ati. Hano rero n'uburyo ushaka kuza kuba foto yawe imeze. Hari nka benshi bakunda kuba foto zaba ziri umukara, ziri umukara nka gutya, ni nka gutya uhitamo hasi iza kuba ari nziza. Yaba iya mbere cyangwa iya kabiri, wamara kwihitamo rero, iyo wamaze kwihitamo gutya uhita uza ugakanda hano ngaha. Niba wamaze kwiguza hano ngaho ugahitamo, ukavuga ati ifoto yanjye ngiye kwigira umukara wenda kugira ngo ize kuza kuba ifite ishusho rihagije. Uraza rero uyihitemo gutya. Numara kwihitamo gutya ubona ko ya foto yacu yabaye umukara, urahita uza noneho hano ngaha twamaze kumenya muri filter icyo bivuze. Noneho twakomeje muri edit. Hano muri edit no wakibaza ngo havuze iki cyangwa hasobanuye iki. Hano rero muri edit ni nka kwakundi ushaka kugabanya ingano y'ifoto yawe. Niba ifoto bitewe n'ukuntu yari ndende, ukavuga ati nge ndayigabanyije bitewe n'ukuntu yari ndende, ndayizamuye ndongeye ndayimanuye. Gutya urayizamuye ndayimanuye, ukayigabanyiriza size yari ifitemo, ya mu ruhande rwa hino, yaba muri uru rwa hino cyangwa mu rwo hasi. Zose ukabasha kuba wagira ute, wabasha kuba wazikora. Aha rero tumenye icyo hasobanuye, ndetse reka nongere nagusobanurira. Aha hirya noneho hano ngaha ni ukugira ngo yitambike uko ubishaka. Hano rero ushobora kuyigira left, ushobora kuyigira right nka kubona bazicurika kuriya, ushobora kuzihindura muri make uko ubishaka wenda bitewe n'uburyo bukunyuze. Twakomeje rero, ngiye kugusobanura ubashe kweditinga ifoto nawe. No twagiye hano ngaha muri adjust hano ngaha. Aha rero ni naho ruzingiye, ni naho wakabaye ukorera amafoto nawe niba utarabasha kuba wamenya ukuntu nawe wakora amafoto. Hano muri adjust, hano muri adjust rero ikintu ukora, hano ngaha tugiye kubasha twabasha gukoramo ibintu byinshi. Hano ngaha kwa gusobanura byuzuye ukamenya ifoto ukayeditinga ku buryo uza ifite quantity nziza. Ikintu cya mbere uraza hano ngaha muri bright, hano ni mu rumuri, ukaza ukongeramo urumuri. Wamara kongeramo urumuri, reka nanjye rwongere hano ngaha rurongere, ukaza naha muri contenters, hano ngaha naho ukongera wenda bitewe naho kubibona, ukongeraho niba nabwo ushaka ko bigaragara. Ukaza hano muri colors, ukaza naho ukongera, ukaza nangaha muri solution ukongera, ukaza hano muri brightness,
hano muri brightness ukongera gutya, urabona ko gutya byaba ari bibi, tugiye kugabanya. Hano urabona ko yabikeye cyane, byaba ari bibi cyane, ukarekera gutya, ukaza hano muri lower, ukaza ukagira gutya, ukaringaniza, ukaza hano ngaha naho ukaringaniza. Niba wibaza gukunda editing ifoto ikaza ifite high quantity, ari ifoto nziza kandi ikeye, ndagusaba wowe icyo usabwa ni ugukora sabo kugira ngo tujye dukomeza tubane muri video nk'izi ngizi zabasha kuba zagufasha, zabasha kuba zagusobanurira ibintu nk'ibi ngibi byinshi byabasha kuba ndetse navuga ngo ari byiza. Rero uraza hano ngaha naho ukongera kugeza ifoto yawe igize quantity nziza. Niba nawe wibaza gukunda ujya kubona abahanzi bakoze ifoto ukajya ubona isa neza, kandi nawe usanzwe ukora amafoto ariko ukabona ifoto yawe isa nabi, ni ukubazikora, ni ukuntu bazieditinga, nta kundi bwenge waba urimo, ahubwo ni ukuba ubyuze ute, navuga ngo ubisobanukiwe ndetse ubasha no kuba wabimenya. Hano rero urabona ko ifoto yacu yamaze kuba yagira ute, warangiza niba yamaze kuba gutyo ubona ari nziza, ugahita uza hano handitse text. Hano rero ni kwa kundi wandika ku ifoto yawe, n'urugero niba ugiye kwandikaho ngo God is all, n'urugero niba ugiye kubyandikaho utya, wamara kubyandikaho ukagira gutya. Iyo ukimaze kubyandikaho rero ufata zoom ushaka. Hano hasi rero wakibaza ngo uhasobanuye iki cyangwa uhavuze iki. Hano hasi uretse mbaze mpagusobanurire kugira ngo ubashe kuba wamenya ese hano hasi yasobanuye iki. Hano hasi, hano ngaha ni ibara, hano hitamo ibara iryo jambo rye ribuze kwiyandikamo, niba ari iri bara ukitamo ibara hano ngaha ukunze bitewe n'irikunyuze. Warangiza hano ngaha handitse ngo reka maze mpagusobanurira, hari benshi batari kubasha kubyumva, wowe ubyumva ni byiza cyane. Hano ngaha handitse ngo front. Hano ngaha rero ikintu havuze uraza hano rero uhitamo ubwoko iryo jambo ribuze kwiyandikamo, ese ukibaza ati ni mu buhe buryo gutyo. Hano ngaha ukavuga ati ni mu buryo buri buze kwiyandikamo. Noneho twakomeje, none ukibaza ngo hano ngaha noneho handitse ngo my tape settings. Hano ngaha rero ikintu wavuze ni kwa kundi ushaka kongera size y'ikintu ushaka. Hano ngaha muri make navuga ko ari harimo setting yabyo byose. Noneho hano niho biba biri. Hano rero urafata niba ari byo washimye gutya izaba imeze ifoto yawe, ukayifata gutya, ukayifata ukayisevinga. Kuyisevinga uraza ugakanda hano handitse hano ngaha hasigaye ugasevinga ifoto yawe. Wamara kuyisevinga iyo foto yawe ukayibika muri telefoni. Iyo foto reka tuyisevinge tse turebe ati iyo foto izaba ikeye. Turayisevinze, turarindira gato. Urabona ko iyo foto yacu izikeye kandi ari nziza. Niba nawe wifuza rero kumenya uko wakora amafoto nk'aya ngaya, yabasha kugufata, yabasha kugusobanurira ibintu nk'ibi ngibi byinshi kandi bisobanutse, wowe icyo tugusaba ni ugukora subscribe. Wowe hariya ho wanyuragaho nanyuze mbikora, ari benshi muri kwibaza ati se ni uraza ukanyura hano ngaha muri my file. Hano wamara kunyura muri my file ukaza ugahitamo ifoto ushaka kweditinga bitewe n'aho iri cyangwa bitewe n'ibyo irimo, ukabasha gukora ifoto nziza kandi zikeye. Nawe rero niba ari ibyo bibazo byinshi wari ufite mbere, twabanje kubatangirira ku bibazo mwari mufite benshi bya kamera, usanga ufite telefoni nziza ariko ifoto mbi. Ibyo naberetse ukuntu wabikora ukabasha kuba yafotora ifoto nziza. Noneho twahise dukurikizaho n'ukuntu wabasha kweditinga amafoto yawe neza. Ndakeka mwese mubashije kuba mwamenya ubusobanuro bw'ibyo ngibyo. Icyo tugusaba ni ugukora subscribe ukabasha kudushyigikira kuri uno muyoboro wacu wa YouTube. Turabakunda cyane. Ciao.